ngiye mu majyaga no gusenga bati football bazakuvunana Imana yambwiye nago uzayikina wowe. Koko ibintu bya ruswa n'amarozi muri football bibaho? Yego cyangwa hoye? Cyane rwose bibaho. Birahaba. Byinshi. Ntekereza ko wumvishije rira jambo rya president bivuga. Ibintu by'imikino by'amarushanwa bigenda bikajyamo corruption, bikajyamo amarozi, gutsindisha amarozi, bikajyamo ibintu biri primitive, ujye ntabwo nabijyamo, niho byageze mbivaho. Izo ni zimwe muri ruswa, hakaza n'indi ruswa noneho ikomeye, none itangirira hejuru, utangiye kuzamuka, ushobora gukoresha abantu, ni nayo iremereye, ngira ngo no munsi amakipe menshi arimo aranayifiringa. Amarozi atangiye kuyabona ikipe ya mbere nashinyemo ntabwo yakoreshaga, ikipe ya kabiri nagiyemo niyo yakoreshaga, ariko n'amarozi yari ubwoko bubiri muri football. Hari uruzi ari nago bubi cyane bwanankozeho ngewe amaze kumira irashuga. Hari nk'iboro batuzaniye byumutse nkabiriye baciriye byinshi. Dufite match mu gitondo, twicanga icyo nicaye, twicara hasi, akaziga ka mbere aka kabiri, abakinnyi umwe kuri inyuma nyine akara akaziga, Grace amuhereza wood, abandi bacyafata za bougie, abagaridiye bazanije iboro barabicana, cyabishiki bacire byumye barabicana. Haza umuntu nyine n'umupfumu n'igisimuzi, hari nka 5 z'ijoro ndabyibuka, twakarabye twikozeho tuzi kwa style barabati no ntakwinjiramo mugaruke. Tujya muri salo bavanamo intebe, bazana ibase y'amazi. Ubwo ni ikipe yanyu muri rusange. Bazana ibase y'amazi nini pe, babati mwese muvane imyenda, tukivanamo, bafata y'amazi amenamo akantu kameze nka kanta, abana kanta za kera z'udufu, z'udufu turi mu tuntu duto y'ukuntu kameze nka kanta, bamena muri y'amazi atasa umukara, atamera nka mukaru, ariko nyine yakarabye ntabwo bigusigaraho. Yego, ariko nyine asa umukara y'ubwayo nka mukaru mbese. Avuga ati mumeke nshobora ko mwese ko muri 18 mwese mukarabyeho. Tugenda ari kuri bench, ntabwo ndari mu kibuga. Ikintu cyabaye hari izuba n'iri ngiri, ngiye nangira gutitira kugira imbeho, ngiye kubona mbona bagenzi banjye bakonje, ni kuzuba gusa ahantu hari mu misozi, ndavuga ati wenda birashoboka. Mwana twaratitiye turatitira pe, imbere twica ko cyo turebye abona kabaye umurozi waba amenye arimo arafatana, umurozi waba abarenzeho. No duhengereje tubona opponent wa bench wabo yambare yashizibire gusa bavanyemo n'amageze bo barashyushye. Bati se ibintu bibaho kujya dabatu mwese muhaguruka mujye kwishyushya ku munota ngo 20 pe, twese nta numwe uvuyemo n'umuzamu wa kabiri tujya kwishyushya, ariko amenye afatanye nk'abantu bari mu rubura. Inkuru nziza TV. Twongeye kubasuza abakunzi b'inkuru nziza TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, uherereye mu Rwanda, uherereye muri East Africa muri rusange, Afrika yose, Iburayi, Aziya na Amerika. Abantu mudukurikirana muri ibyo bihugu ukaba ubasha kumva ururimi tuvuga rw'ikinyarwanda, turagusuhuje. Niba utameze neza ndakwifuriza kumera neza, kandi niba wishimiye ukumva umeze neza, igira uruhare ibyo byishimo ugirewe nawe ubisangiza yishime ku bwawe, kuko kuri iyi si tubereho kuzuzanya. Ntabwo Imana yaturemeye guhangana cyangwa kwemezanya, ahubwo yaturemeye kuzuzanya. Yego, turashimira buri muntu wese rero wakoze subscribe, Imana iguha umugisha cyane, nukuri ni ikintu gikomeye cyane.
kandi niba utarayikora nawe wayikora kugira ngo winjire mu muryango w'abakunda Inkuru Nziza TV. Nta kindi rero kitugenza, ni ukuvuga inkuru nziza, positivity kabisa, kugira ngo tugire aho tubakura n'aho tubashyitsa. Turabashimiye cyane. Nagenderewe rero n'umusore wanjye duherukana kera cyane. Uri hashize imyaka ingahera? Ni myinshi cyane, ni myinshi kabisa. Si nka 10 ntirimo. Uko numva dirukana guhura njye nawe muri 2018 19 ukora mu mujyi. Okay, aha, buriya nahitaga numva kubera ko twaconganya agapira nakururaga ibyo bihe kuko rwose. Ariko se umupira ubundi uracyawutera? Ubu ngubu ntabwo nyibikora nka kariya, mbikora for fun. Umupira wa Rozimani. Njye numvaga rwose, buriya nanjye numvaga umupira uzancungura ukazasimbura ba Jimmy Gatete, ariko umupira wari uzi kabisa. I think si cyagiye duherukana ku mupira, cyagiye interscolaire kageze ku rwego rw'intara. Kera cyane. Ni kera cyane. Tuguhaye ikaze rero ku Nkuru Nziza. Murakoze cyane. Reka tubanze twiragize Imana kugira ngo ibyo tugiye kuvugira ahantu bibe ibyubaka abantu, bibakure hamwe bibashyitse ahandi. Yego, ntaba ari twebwe, ahubwo izina ry'Imana rikomeze gushyirwa hejuru. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bw'imbabazi byawe, turagushimye ko utugejeje amagingo tugihumeka umwuka w'abazima. Hari haciyemo igihe kinini, ariko bibaye ngombwa ko mbonana n'umuvandimwe kugira ngo tuganire ku mirimo n'ibitangazo wamukoreye. Hari aho wamukuye, hari n'aho umugejeje. Tugushimiye ku bwa byose, kandi uko ukimurinze nanjye ukaba ukindinze. Ishimwe ni ryawe Mwami. Hari benshi batabarutse, ariko twe twaba tugihumeka umwuka w'abazima n'ubuntu bwawe. Reka rero ibyo tugiye kuvugira ahantu ntaba ari twebwe, ahubwo ari wowe uganza muri twebwe. Bifashe abagiye kutwumva, bigiraho bibakura n'aho bibashyitsa. Tubigusabye tukwizeye ku izina rya Yesu Kristo, amen. Bamwita Freddy, ariko ku kazina k'umupira ni Kazola. Ako ni Kazola. Aho ubundi kaje ute? Kaje iryo zina ryaje niga P6. Hari umukinnyi yitwa Santi Kazola, umunya-Espagne, umunya-Espanyol. Yaravuye muri Villarreal aza muri Arsenal. Icyo gihe hari kuwa gatandatu Arsenal ikina na Liverpool. Kazola rero igitego yatsinze cyiza. None kuko nafanaga na Arsenal, mu gitondo hari interscolaire. None nkora copy paste nsenda igitego gisa nk'icyo ngicyo. So abafana rero barinyise kuva icyo gihe anyita Kazola, ndibarirambafasha. Kazola ribarije gutyo. Kazola ribarije gutyo kabisa. Ariko seriously, umupira kuba waragize kabisa biri mu bintu bimbabaje, kubera ko waruze umupira mwinshi pe. Byarangiye gute? Ntago nabwo narenze umupira mwinshi, kuko ntago umupira mwinshi wenda wewe wabasha kuwumenya. Nta nubwo tuzi umupira mwinshi ungana gute. Gusa icyo nabwira, hari abo nzi nanjye bandushaga umupira batawukina. In fact, ubu ni ibintu bisanzwe, biri normal. Kugira ngo ugire success muri career ya football bisaba ibintu byinshi. Ntabwo bisaba kuba gusa ufite impano. Kubuza umupira ntabwo bihagije ngo ugire success. Hari ibintu byinshi ubusabwa ugomba gucamo. Iyo ugize impano ugasavayivinga, ugera n'ibyanze, kandi ntabwo ubuzima buhagaze, urakomeza. Ushobora kuvuga ngo bisaba ibintu byinshi, kuko turishene ya gikristu, kandi hari n'ababyeyi bafite abana. Football ni ngari cyane, iganza ahantu hose mu bintu byose.
umuntu ashobora kumva ngo isaba ibintu byinshi, impano yonyine ntihagije. Ni ibiki bindi bisabwa kugira ngo nubyumva abashe kubyumva wowe nk'umuntu nyine wabikozeho ukanabibamo? Ikintu cya mbere uretse na football mu buzima busanzwe, ikintu cya mbere ni amahirwe. kuko urabizi urugero nk'abo mwiganye baba mbere cyangwa se baba nyuma, ariko kano kanya ugasanga abafite aho bageze nta gahunda babaga mbere mu ishuri. Amahirwe niyo ya mbere. Ikindi cya kabiri, muri career football kugira ngo ugire success bisaba discipline. Discipline muri football ntabwo ari ukubaha umuntu gusa. Discipline ni ikintu gikomeye cyane, no kumenya kwitaho ku mubiri wawe, ukurya, ukunda akazi kawe, imyitozo. Imana igufashije rero n'uvunike, ari amahirwe nakubwiye, ntugire imvune. Nta kintu kikubuza kugera aho ujya. Ikindi support. Support biriya ni ikintu gikomeye cyane. Support y'ababyeyi, inshuti, abatoza unyura mu biganza, nayo irakonta cyane. Ubwo ngaho ni mu rugendo kugira ngo ukore breakthrough, bashe kwinjira ugira aho ugera. Rero ni ibintu byinshi cyane. Muri ibyo ngibyo byose ubashe kuvuga, ni ikihe cyakubereye imbogamizi kugira ngo ubashe kuba utatera umupira bigeze ku rwego ntuziho utera dukinana? Ni ibiki byakubereye imbogamizi muri ibyo ngibyo wari umaze kuvuga? Kuri njyewe ikintu cyatumye football nagera kuri level nashaka cyangwa abantu bari banyitezeho ni ibintu bitatu. Ibintu birenze kimwe ko navuga. Ikintu cya mbere harimo iyo discipline. Iyo discipline uranze narubahaga kandi n'ubu ngubu ndubaha. Simbwiye discipline abantu bumve ko nari discipline personally. Nageragezaga kwitaho ku mubiri wanjye, ariko nagize amahirwe make kutagira, sinzi uko navuga, abantu bose bandi ruhande ijambo bambwiraga no kwambwira ko nzi umupira. Ari amahirwe make kuri njyewe, ntago ari motivation. Wari ubuzi pe. Iryo jambo rero niryo ryanyishe. Yaranyishe kugeza ubwo nako umukino umupira ukora umwitozo. So nimba numva ko nzi umupira, nkamara icyumweru ntakora entraînement, kimwe gikurikirana naza ngasanga ndacyabarusha mu mwarakoraga buri munsi. None ko n'undi ko mukiri hasi, bigatuma n'ikindi cyumweru gikurikiyeho nari bukore. Kandi uri umwana utari murasiba hariya, ugasanga bo baratera imbere, ngenda cyari kuri wa mupira. Urumva? Noneho ya discipline nakubwiraga yo gusaba umwitozo nisaba ya support nakubwiye. Ifite ababyeyi bazi umupira cyangwa bakuru wawe bakuru. Urumva ngiye mfite mama wanjye gusa. Papa wanjye apfuye ngira ngo ndi mu nda. No. Wendi mugira abo babyeyi ba mama ntago football ajye isobanukirwa cyane. Nanjye cyatumye nyireka buriya ni mama. Gato batazagucakago. Yeah, understand. Je mama ajyaga no gusenga bati football bazakuvunana. Imana yambwiye ntago uzayikina wowe. So urumva singi nabwo nafite mukuru wanjye wenda undute cyane wankire gitsure. Nambwire ngo byuka cyangwa se va muri ibi ngibi bijye mu myitozo. Ntabwo nari mufite. Nabwo asanga aragiye n'abantu bantinya. Babona ko mfite hazaza, ariko nabo bataza aho bizaca nyine batangira inama. Nyo ugasanga nk'ikimuro nasajya mu mwitozo niyo habaye ama test. Yego. Habaye test kujya kumva kumva runakaragiye. Ahubwo nyuma test yarangiye ngatanza mu mwitozo nanjye. Nkakora umunsi nasibye gutyo. Niyo yamahirwe nakubwiraga. Ahurana na discipline. Yego. You understand? Ni factor ya mbere yabiteye. Cya kabiri, nyuma ubwo narabukinye sasa, maze ntangiye kubona icyo nazize. Nayibonye bikiri mu maguru mashya. Mbona abondusha umupira, nubwo ntazi ngo ndaburusha, ariko wenda ko navugaga nabo ubwo bambwira Fred nabo banyuba.
baranadinga amatwi kandi nkabagira inama zikabafasha kuko nari mfite IQ wenda iri hejuru muri football. Nabigaruye amaguru mashya rero ntangira gukora ntangira gufata ibyemezo bikomeye byo kujya gushaka amakipe. Sinongera kurindira amateste ngiye mu tudemi iki mbona ko ntangiye gukura. Nkajya mfata urugendo nkajya nk'Irubavu cyangwa nkajya Nyagatare nkajya hehe hose nta muntu nziyo ngiye nkafata ticket n'imyenda ya siporo nkagenda ngashaka no kurara. Mu gitondo ajya muri test nkagera umutoza ntabwo ati mvuye aha nshaka ko mungerageza. Yego. Ngo kare yanjye yatangiye biranamfasha kuko sofa arebye football nandi hishuri. Izo ngendo nakoraga no musaruro zambyariye wa mbere kumfasha kurangiza kwiga. Bikanamira ko narizeraga ntago wakora urugendo nk'urwo utizeye. Naragendaga nkakina nitwara neza nkaba muri equipe nkajya mu yindi nkajya mu yindi kugeza ubwo haje izindi mbogamizi noneho zari strong zandushaga ubushobozi zari zindenze. Yego. Arizo zitatumye mutambana muri ayo Mavubi muri iyo Rayon Sport nyine kuri elite. Tutaranagira twahereye muri ibyo bintu ariko ibwire abakunzi Fred ni muntu ki? Musanzwe amazina yanjye yose ni Ruhongeka Fred. Ruhongeka ni izina rya papa wanjye twiga Ruhongeka Modeste. Mfite umubyeyi umwe n'umumama, mfite abavandimwe benshi. So Fred rero ni umuntu utuje cyane uzi kubana cyane ariko utagira inshuti nyinshi. Kuvuga ngo ngewe abantu banzi ngira abanzi bake. In fact nshaka kuba ntanabazi kuko nta muntu yivuga nabi ariko umuntu niyizi ntabwo nkunda kubangamira. Ndi umuntu wubaha kuva ku muto kugeza ku mukuru. Abantu banzi baranzi. Inshuti zanjye za kera n'uno munsi turacyavugana kuva primary. Mushaka ko tubana turabana ariko ndi umuntu udakunda ntabwo ngira inshuti ziri close cyane gutya. Ikindi uranzi iki gihe nubwo wumva na nyiri mutoya ariko unamfata nk'umusitari muri iyo myaka ntabwo ariko nayibonaga. Nawe uranzi nyine niyo mahirwe twarabanaga sibyo se. Twakanye na nyuma nakomeje gushaka twavugana. So Fred ni uko nkomeze mvuga amagambo make umwanya munini ngumara n'ingenyine. Ndiyubaha nkubaha n'Imana. Wavuze ko umubyeyi wawe ari umuntu usenga cyane. Mama wanjye narasenga cyane. Kuba senga hari icyo byagufashije muri iyo kariyeri wabashije kugira ngo bibashe kukugaidinga cyangwa mama wanjye ni umukristo cyane. Arasenga cyane rimba muri korali ariko nawe asa nk'uwafashe iyo nzira y'agakiza ndi mu marembera kariyeri yanjye ndi kuyivamo. Kuko hari nk'igihe ngeze kumbwira umuntu aramusengera aramubwira ati ntabwo future Fred ntiri muri football. Ijambo rarimbwiye nta kindi kintu ku isi nari nzi kurusha umupira. So far n'ubu ngubu nyuma football nize byinshi ariko nta kintu metiriza nta n'ikintu nzi kurusha umupira. Nukuri pe. Ijambo rero umubyeyi rikubwiye nawe nta kindi kintu uzi urumva kuva mu bwana nakinye football ngewe primary yose kuriya umva niba byarakuye mu ishuri.
urabizi kuri abantu ku ishuri wowe uranzi primary njye niganaga godiyo kuva mu wa mbere kugeza mu gatandatu nigaga nambaye godiyo hejuru ya uniform naga mfite umupira ndi mu ishuri mu maguru mfite umupira ngenda ngiye muri lunch muri break ari umupira nyuma y'amasomo ari umupira umupira nawe rekuraga ngiye mu buriri urumva rero ugakura abantu bose umuntu uzi Fred azi umupira bivuze Fred wandi ukina umupira ukumva rero umuntu umubyeyi wawe niwe ufasha mbere kukubwira ko destiny yawe atari muri football byarambwe kubyakira nyine numva ahubwo ngiye gushwana n'Imana none bihuriyana n'ibihe ndimo ndavunika cyane kabisa kindi ndimo ndagira ahantu kwitara mwe ugaragara ugasanga ncujwe inyuma kubera ubushobozi apana bwo gukina ubundi k'amafaranga se cyangwa imiryango turukamo kuko ni ibintu bikonta cyane muri football yo muri Afrika cyane ubwo rero ambwira iryo jambo nyine kubyakira birananira ntangira kibaza nimba Imana ibaho ese Imana nimba ubaho niwe utanga impano umuntu umwe kuririmba ikamutunga umuhe yo kubwiriza ikamutunga umuhe yo nyamakuru ikamutunga wamaye y'umupira bigaragarira abantu bose banzi kuko buri kintu kibuye kuza umupira nagara abafana bari abakinnyi bagenzi bawe iyo bakubaha bakubwira ko nyine bakakubona iyo potential ubu uzipe hari ikintu ushoboye mbwira Imana ikintu wamaye kurusha ibindi muri isi mbona cyakantunze kubera icyo ushaka kukinyaka kuki udashaka ko kintunga n'iki kibi nakoze kuko discipline y'inyuma ye ndabizi ko nayigiraga n'ubu ndayifite ntago nari umuntu w'umusitari wandi w'umwibibyabwenge wandi umanura amapantaro akajya mu bindi bintu ahantu banzi ntago ari ukomeze nta nubwo nabyigize aho ugasanga ahubwo abonzi batajyana discipline n'inyuma no mu bantu bari kugira success nuntangira nyine gucarenga Imana bati ntabwo bishoboka uwo muntu aguhanura yari yavangiwe komeza kubimbwira so nanjye ntangira kwibona rero tangira kugusohorera ntangira kuvunika bya hato na hato ntangira guhura na challenges z'ubuzima urumva babyibuka ari nka test kipe nziza nari ngiye kujyamo mfite manager wambonye manager nandi Musanze anzana i Kigali angati sinca byana uze tubane bitegura test urumva yego turabana habajemo covid test isa nk'isubiye inyuma nawe economically bitangira kumugora pero mva muri Kigali umuntu byari birabihe bikomeye tangira kumugora gasanga no gutungana babiri umuntu w'umukinnyi cyane imyitozo cyane tangira kumugora none isanga test ntunguye nta myitozo nayo nyikora kubera ntago nayo nyibasha kwitaho mu buryo bwo kurya akuntu wisanga urya rimwe bro cyangwa utarya yego ntago wajya mu mwitozo rero ngo uvanga y'urukanga ibirometero wanagwa hasi ugapfa football isaba kwitaho mu mubiri first ya test ndabyibuka bamamagaye igijoro ntariye none test nyikora saa 5 z'amanywa ewana nshonje pe nikora ku itapi abantu bazi umupira barabizi tapi itandukanye n'ibyatsi watapira gukurura pe impamvu uzabona buriya stade z'Iburayi hano kunza zingana burabavuze abari ibyatsi bavuze ngo akiremo tapi bahita bayigabanya kuko ari tapi ingana akora ntago wayiruka unibaze urumva imbaraga bifite yego nakorera iyo test saa 5 kwizuba izuba riteye ubwoba handi ubona umuriro uzamuka byayo rero bitarimo Imana nisanga wumva ko test bafata muri benshi bagafata abakinnyi gutya n'icyo babavanga ugasanga mu kipe urimo n'umuntu uzimo
ubwo rero nisanga ngiye muri ekipe irimo n'abantu bakuze cyane batabasha kwiruka bavuye za Nigeria babahashye ubuzi nabo badafite imyitozo biremereye kuko ningiye mutoya bakajya bancura ataka so urumva umuntu abakora kandi ngiye mutoya mu by'ukuri ariko nta energy mfite mu mubiri numva yego narirukanse iminota 20 biranga pe ndarwana nongera handi bariza nkajya nyireba ikancaho nta mbaraga mfite ariko simvemo ndihambire ariko nyine umuntu wese akabibona ko byanze umva kwiruka iminota 20 kuri tapi wiruka ushaka umupira abantu muri kumwe ntago bukwiruka inyuma urumva baba bategeze kuwufata ko bahereza bagakina kubera ibiro byabo kandi muri football ibera konta nyine umusini yabwira byumva n'umwanya nakinagaho urabizi nari umubinga nukwirukanka gusa iminota 20 nayo ndangiye rero kugeza nubwo n'imbaraga zo kuvana mu gode ntago nanyi zifite bahita bamvanamo ari amahirwe akomeye umutoza yitubwiye kundeba nta ruswa yansabye abayobozi bari muri tribune urumva iyo kipe iri gutanga amahirwe ku muntu z'umupira pe sibyo yego iyo kipe kabisa umutoza yitwa Rumami ushaka ko atanabyibuka yatozaga Gorilla icyo gihe nagiye ndicara muri tribune baravuga ngo mwongere mugaruke hasi nyine bakora izindi kipe bongere dusubiremo wari warangiye ngiye ntago nigeze mpaguruka kuko nta mbaraga nari mfite n'izingezo hasi ntago nanyi zifite abakinnyi twabicanye bose baragenda ngiye nsigara nicaye naho ngaho nese mfata icyemezo cyo guta mbivamo ngiye kukubaza ikibazo ku bw'amahire nturambeshya ntabwo uri bumbeshye ntabwo babinzi kenshi usanga ari ibintu twumva ariko kubera ko tutabibamo tutagize iki ugasanga nyine tubirebera hirya kuko na his excellence perezida wacu yabivuzeho ako nawe nkeka ko ashobora kuba ari amakuru yumva ariko n'ababibamo ntabwo babivugaho babica ku ruhande koko ibintu bya ruswa n'amarozi muri football bibaho yego cyangwa hoye cyane rwose bibaho birahaba byinshi ntekereza ko wumvishije ririya jambo rya perezida bivugaho ibintu by'imikino by'amarushanwa bigenda bikajyamo corruption kajyamo amarozi gutsindisha amarozi bikajyamo ibintu biri primitive uje ntabwo nabijyamo niho byageze mbivaho mbabare ntumbeshye umura abenshi usanga babica ku ruhande ugasanga binyuze hejuru sibyo ku bw'amahire aba ari ibintu ubu ngubu ntabwo ari ibintu kirimo turirinda kuvuga n'amakipe wenda kugira ngo tutagira abo twiteranya ariko ibintu ugiye kutubwira sibyo utubwiye ko birimo mu gihe wakinnye umupira nirinze kukubaza ku makipe wakinnyemo ariko arahari kandi akomeye urumva urambwira A to Z ntumbeshye ko benshi nyambona bagendera ku magi ibyo bintu wowe waba warabinyuzemo hano rero duhere kuri ruswa ruswa zo zibaho si byose ngiye kubivuga ibi ngibi kariya football yanjye yararangiye ariko inyuma yanjye hari barumuna banjye hari n'abana banjye kandi nkunda igihugu cyanjye rero ngomba kugira uruhare mu kugira ngo ibintu bicike yego n'umuco mubi nimba ari tafari nashyiraho ruswa zirahari ukuntu zihari hari nk'ikipe nakinagamo zirenze imwe urabizi za diviziyo ugasanga
tuvuye hano muri Kigali tugiye gukina wenda nk'Irusizi wenda ni Espoir cyangwa ikipe yose mu ntara ugasanga umusifuzi wenda duhuriye akuriyenze abasifuzi ko ari bane tukaba tubashyira mu ntebe muri kwasiteri inyuma kagendamo baganiza nawe tuvugana nabo icyo gihe baba bamaze kuvugana n'abayobozi urumva bagerayo twenda kugera mu mujyi turakiniramo bakavamo numva turamenyera restaurant twabaye transport ubwo hari n'ibindi biri inyuma nyine baba bamaze kwishyurwa already tujye twakoze ibyo bintu uko waturuzaga imbaraga kose watwataka waza n'iki ntabwo dushoboraga arbitre abanateregaza bakabyanga byabaga 0-0 nkagenda ngoga muri surface bakaduha penalty naho nkozeho wigwishaga kubikoko yego urumva ako kanya numvaga ari byiza ariko gica football tibyo numva aya makipe yenda adakomeye cyane numva ariko ntabwo ubuze nk'ikipe mwaho amafaranga bayashoboye kugira ngo izamure izo mpano ariko kwero 60,000 cyangwa 100,000 y'umusifuzi ugasanga uciye intege umushoramari w'ikipe washoye amamiliyoni kugira ngo ashimishe abaturage b'ako karere yego zamura impano z'abo bakinnyi ugasanga umusifuzi agennye umukino kandi umukino nta muntu ugena ugenwa n'imbaraga na effort n'ubwenge mu mukino ikintu cyo cyambere nakubwira wenda ikindi kuri ruswa zo zikomeye cyane naba ujye unatembera iyo agiye kwa amatesite bitewe n'ahantu umuntu aturutse hari ibyo kubona kubana diyodonoza umupira mwinshi turakwiteze kabisa mba tesite ramara 90 ugasanga ukinye 15 wajya kure umuntu akwiceje nta mupira kurusha biragaragara buri muntu wese ariko umuntu umuzanye wenda vewitaje muri verity cyangwa se ibyo yatanze imbere yo udahari cyangwa no mu busanzwe bamwicazaga ariko kubera umunsi ari test ugasanga arakwiceje cyane nibaza nge nawe dukina ku mwanya umwe nkurisha benshi nawe uranyubaho urabizi dukina match nyinshi ngiye ukina wonsimbura narushya ku munsi nyirizina wa test kugira ngo wambuke ngiye umwicaza wenda nambuke nkore test ngende nawe usigarana umwanya ugasanga uwo munsi ngendiye benshi wowe urakina yego ntabwo turi muri competition ngo turwanira igikombe utamva ikintu kirimo ubwo rero ni nabonye cyane n'amaso yanjye atari no kuri njyewe gusa nagiye mbona bagendera mu mazina y'abandi ugasanga nkoze test ndayitsinze ariko nzakora indi mu cyumweru gitaha baranyanditse cyumweru gitaha bati muhereze w'abana bati bahita bohereza undi bati yise ko atari wa wundi twabonye wa wundi yararwaye bikomeye umupira nawuretse mugerageze uwo nguwo wowe nta makuru ufite ntabwo ubuye afite ibyo bintu bibaho cyane uzaganira n'abandi bakinnyi nyine n'ikimenyimenyi facteur ikomeye uzabaze n'abandi bantu bazi umupira ariko bakina ntigeze bawukina majority si bose ariko majority ntigeze babasha kuwukina biba bigoye kubera icyo kibazo abantu tuzuko rero ahantu turuka nubwo naje usanga atari muri football gusa n'umuzima busanzwe nago izo ni zimwe muri ruswa hakaza n'indi ruswa noneho ikomeye none itangirira hejuru utangiye kuzamuka ushobora gukoresha abantu ni nayo iremereye kugira ngo no munsi amakipe menshi arimo aranayifiringa nkaza umunyamakuru nka Diodoni nkabwira ati wowe ukora itangazamakuru gikomeye ugiye kugenda ngo uvuge karite zanjye kuri radio uvuge kandi uvuga n'izo nafite hanyuma wumvishe abantu uryo ikipe ari njye ikeneye si umusaruro iyo kipe iragiye kuri pressure buriya mu Rwanda
wenda no ku isi ni uku nguku ariko mu Rwanda ho birakabije biri too much. Abanyarwanda benshi twizerera mu itangazamakuru bara twumva akanyamakuru no wazi ubwenge muri iki gihugu. Ikintu cya mbere uzacunge abanyarwanda bose ni ku isi yose, ni ku isi ngira ngo noza zose zikoresha media n'amareta. ndabyibuka njye nyine no mu ishuri ko nize history ikintu bita role of press cyabaga gikomeye, gifite ijambo rikomeye mu ntambara y'isi, mu itangira cyangwa mu irangira. So byakomerejeho rero mu Rwanda ugasanga yurumva ntago turi digital, ntago match zose ntago abantu bazireba, ntago abantu bose barabasha kugira amateleviziyo, ntago bose barabyira umuco ngo ajye ku stade. Urumva ntago abeshya umuturage wo mu Bwongereza wenda wo mu mujyi wa Birmingham umubeshye ngo uyu mukinnyi ararenze ko arababona. Ariko biroroshye ko umureye wituriye Burera umwumvisha uburyo Fred arenze ataranambona, akaba yanarwana no mu kabari ati Fred ararenze reka kubera byumvanye umunyamakuru runaka. So iyi bintu rero gusanga nayoza amakipe bacu nyuma yo kugira amafaranga bashaka kubaka izina no gutanga umusanzu kuba bakunda umupira ariko ntabwo bahuze, bakizerera mu itangazamakuru nabo cyane. Usanga guza umukinnyi kubera ko yavuzwe. Yego urumva, ugasanga rero nimba ekipe ari kungura isigura Dieudonné kuko yavuzwe n'uri on top. Kugira ngo urabizi neza ikipe iri kwishiringa cyane dukunda turi benshi yaguze kubera abantu. Sibyo? Izo nizo ngaruka za mbere, yumva ni ruswa none inyuze mu itangazamakuru. Yego wenda inyungu umunyamakuru afitemo ni iyihe? Niko niba marekirito mu yindi 10 direct ako kanya niba marekirito mu yindi 10 urafata 3 cyangwa zingahe mu manager agomba gufata n'izindi zingahe nawe nk'umuyobozi babishyizemo agatege. Ugasanga nk'umukinnyi muri bene 10 kuyemo nka miliyoni 1. Understand? Nuko yimeze. Yego sena zone ziri none ngira ngo gibona nuko bitangiye gucika wenda Imana ishimwe. Mbere byagira guhana mu kipe y'ibihugu. Yego abanyamakuru bakakogeza ko nta televiziyo hari naki n'abatoza b'iki gihe ntago bagera ku stade cyane bagahamagara umuntu wavuzwe. Resultat zikaba ari ugutsindwa ku kipe y'igihugu gusa. Abandi bo binjije abantu 10 cyangwa 20 binjije ku mufuka, ariko mene 10 nazo abanyarwanda zikarara zibabaye just ari ubwo suku babagambaniye igihugu. Ariko urumva nyine bo binjije already. Nimwe bavuga nyine y'amagara atari hejuru mwasamaye, ntago yitaye ku isura igihugu kiragira. Nemera surviving. Yego ariko mu nzira mbi. cyo ni parite ruswa. None twinjire noneho hariya mu marozi watangiye kubibona ryari? Amarozi atangiye kuyabona ikipe ya mbere nashinyemo ntabwo yakoreshaga. Ikipe ya kabiri nagiyemo niyo yakoreshaga. Ariko n'amarozi yari ubwoko bubiri muri football. Hari uburozi ari nagubi cyane bwanankozeho ngewe. Komeza. Uburozi bwo guhangana njye nawe turi muri equipe imwe. Nigo bubi. Kugira na type nyinshi cyane kuko udashaka kurya bench cyangwa ngiye nashaka kurya bench ko yakundusha. Nkakugirira nabi nkakuroga, ariko kugira nkunde ugire izindi ngaruka ngiye mu kibuga yo nukijyemo kandi usha umupira. Ntago uri amahirwe ntago razi muri football ari bwo kwicana. Ariko nurangiza career yawe kajyaho kaba umufana. Cyane rwose twabaye bose. Yego. Iyo ni uburozi bumwe. Ubundi muri football nubwama equipe yombi. Kuroga opponent, kipe opponent cyangwa kuroga na mwe. Uretse kujya aho ngaho ndakubaza kuri biriya bwo kukuroga byanakurangije byagenze gute kugira ngo iyo ntuze icyo gice kimwe cy'amarozi utubwiyeho wowe byakugendekeye ute? Buruzi bwo muri ngabo bakinyi babiri babahanganye
cyangwa udutsiko nyine guhangana n'umuntu ukiri muri ekipe imwe icyo nacyo burakora pe icyo kintu cya mbere nakubwira nimba twizera ko Imana ibaho tuyo twizera ko na devils zikora sibyo manu mbona dushaka kubyemera ariko nimba umuntu yemera kubivuga nk'uwabibayemo nimba umuntu yemera ko Imana ibaho ajya yemera ko n'amarozi abaho sibyo nimba umuntu ashobora gufata umwuka akagenda akavumbura ko waba gaze ukadutekera nyine hari izindi mashine umuntu akora zikakurangiza udapfuye kukunetraliza neza kandi ugakomeza ugakina nka tepu ya mbere mbi cyane niyo gutuma umuntu akwanga umutoza akakwanga yagukundaga atanankundaga ariko umutoza agomba gufata abantu bose kimwe agakina umuntu wakoze neza ushoboye ariko hari igihe ubizi ko umuntu akurenze akurusha umupira sibyo se hari ahantu ugomba kujya bakaguhereza nk'imiti usiga mu ntoki iyo miti ni ahantu uhurira n'umukinnyi mugenzi wawe uragenda ugasuhuza umutoza gusa ibyo byonyine agahita agukunda ugasanga nongeye nkahita mbigenderamo ngewe waruzi umupira kukurusha ukisanga wa muntu abafana baramukunda abakinnyi bagenzi be baramutinya baramwubaha no muri antrenema bari hejuru ariko umutoza nawe mu buryo atazi akajya yisanga wa mukinnyi adakina tu ibyo bintu ntabwo bishobora kuba ari imagination ukaba wimagina atari ko kuri kumva umuntu ashobora kugira ari umuntu ushobora kubyumva kimwe bya imagination narayibonye rimwe cyangwa kabiri birashoboka cyangwa se byabayeho njyenyine ariko imbuga yabaye ku bantu barenze umwe namba abakinnyi turaganira nk'uko abakozi b'Imana ageraho baganirira abanyamakuru bagira aho bahurira baganira abantu mu kazi runaka bahuriyemo abakinnyi baba bukina bawukinye kera tujyana udura tukaganira tubizi naho biva kenshi ubuhazi kwikira umupira ntago wahabura yego sibyo ni impamvu atari imagination rero gakomeza so nibwo n'uburozi bumwe byambayeho rimwe ariko nanjye ntekereza ko wenda nasubiye inyuma mpindura ikipe wowe se ntabwo yigeze ubukoreshaho ngo ube nawe wagira ku giti cyanjye ntabwo nabukoresha igiti cyanjye ariko nabukoresheje muri rusange bwa ekipe hari uburozi butezwe gukoresha turaza kujyaho nyine yego ubundi burozi nubwo ngiye bwanzonze sasa nubwo ko umuntu yakuruga ukavunika atagukozeho hari uburozi bwinshi hari umugenzi wanjye nzi wana abakinnyi abari 30 cyangwa barenze 25 swadi yose ariko abajya muri Coaster kuri match ni 18 cyangwa kuri list de match abari 18 abandi ugasigara mu rugo bitewe nuko bakoze nyine ubwo niyo musaruro hari umushuti wanjye nyine bagiye gusoma liste mukora antrenema bisanzwe ikizi cyumweru cyose kuwa kane mugakina deka nyuma ya deka kuwa gatanu mu gitondo nibwo basoma liste hano bazajya gukina ku munsi w'ejo rero badusomera liste bazajya gukina ejo hanyuma mushito wanjye twaranaga umwe arambwira ati banse ariko ngiye nzagenda ndabizi aba tuzagenda ushingiye kuki kandi icyumweru wakoze nawe kubwiye kandi ikindi uriya muntu arakurusha n'ubundi style wizete kuzagenda ko wamaze no gusoma liste anjye arambwira ati byihorere kuwa gatandatu mu masaha 5 imodoka iparitse hariya turazinga turagenda ndagenda ngo atonese kutagiye ngo ndagenda ari seri imodoka yapakitse turi kwinjiramo ndabatogera ngo nyumve twari umva turya mu gitondo iyo match ari saa 9 turya saa 4 wenda kugira ngo babyashize mu nda mumeze neza
ngiye kubona mbona umuntu wa mutipe yambwiraga agize ikibazo ariko ntabwo nabibonye ako kanya nyine ajya kuri toilette tu agiye kuri toilette tuvuza amahoni turategereza yandikiye umutoza ati afite kuri phone nyine narwaye mu nda mutwara abandi ise rwara nyine inzoka mu buryo butunguranye byo bita agakanzu ya ngiye kubona mbona bamutewe ati ambara tugenda ya nakubeshye no munsi wanyuma nararanye nawe bamujama kaye muri shambure imwe ariko nahise mutinya kabisa. Ubwo rero mushiriye mu byo kurya. Oya dusangiriye hamwe gusinzi burya bikoze kuko twahurira hamwe cyangwa se bakarura amasahani bari menshi cyangwa se umuntu akiyarurira nta muntu ntabwo abona amwe kugera ku rugo umuntu gutyo ntabwo nzi uburyo bikozemo icyo kintu cyane nibone n'amaso yanjye yanjye aramwe ati peti ntugakine n'amafaranga karakana ntabwo ari kunyinana umuntu wakiniye amafaranga ngiye ubwo ndi kumureba gutyo numiwe ati no kubona abantu bagendana gatubazi urumva se yego ubundi nabwo bukomeye banakunda guhura nabwo nko kugira umusinzi n'ujya n'abakinyi bananiwe baza umupira inzoga zabananiye kuzireka byarabananiye pe ibyo ko benshi mutarabyumvikanaho abo benshi rero nukagenze mu Kigali ngo benshi ndavuga ibintu nzi nabayemo urumva se yego umuntu afite umuryango fata mikrofone umuntu afite umuryango sibyo afite umuryango umugore n'abana arabizi ko wenda amashuri ni make cyangwa se ni ntayo ikintu kimutunze n'umupira kandi afite impano ariko ikipe ya mbere yamwirukanye kubera ubusinzi igihe mu ya kabiri baramwirukanye kubera ubusinzi iya gatatu iya kane abantu barabaza abantu nk'abo nese ubwo uzabegera baganiriza ntabasanzwe abo abazinywa uzabegera baganiriza wandi kubaza wowe ndi kukubwira ntabwo umuntu yaba addicted yibagirwa akazi kazi gafite n'umuryango buri inzoga abakinyi bafite ubushobozi bwo kuzigurira sibyo ntabwo ushobora kunywa inzoga ejo urahura na Rayon Sport cyangwa n'indi kipe ikomeye ngo wisange uri kuri kontwari mu gitondo saa 4 mu match no munsi uyu munsi uri kuvana muri Borodire kandi twari nk'iyo match ari primary nk'ihumbi nka magana ko byo umuntu uri normal gutyo mvije nishoboka kandi imbere bitaramubagaho gusa nyine yisanze muri aho hantu wamuganizwa bati bro nanjye nisanga kuri kontwari nanjye nisanga kuri kontwari ubundi rero njye ntabwo nahuye nabyo yenda by'ubusinze n'ababindoze ariko mfite inshuti zanjye nyinshi byabayeho zeze umupira hari n'izo abantu bazi kari irarangira umuntu akajaginga umukinnyi ngo byaranze ngo baye umusinzi utazi impamvu hari izindi imbaraga kandi nanone kuzirwanya biba bisaba iki gusenga cyane cyane bisaba umutima burya bisenze bya nyabyo ntabwo nyine imbaraga z'Imana ziruta izindi zose ibyo urabizi ariko nanone ukina umupira bigoye ku bundi burozi urumva se ubundi nubwo bukomeye kukurugera mu myenda yawe ukinisha umupira ntago bakurugera muri style bityo bakurugera mu magodiyo socks wenda na jersey uri bwambare kumwe muri kumwe nka team nabwo ndacyavuga bagenzi bawe ni nabwo ngiye bwanzonza hanini umuntu yarandangije tu ngira ikibazo cy'ivi kiranzonga nta muntu wamvunnye mu gitondo abyuka ngiye mu myitozo ukora twambara gutya ndambara ngiye kwinjira mu kigo gahunda cyane riboso mbona abantu yifashe mu mutwe bari kundeba baratangaye nyine bivuze ikintu kibatangaje ndakibura ngiye ndebye ukaguru ndebye bari kureba mbona ivi ryabyimbye
kandi nta muntu wankozeho ntabwo nakinnye nari na muzima sinababaraga gusa nyibona nabwo sinongera kubabara urumva se ndagenda ndivuza biranga bisanzwe bangira inama yo kubandangije nyine ngomba kugera gute kujya kwirwanaho nanjye nkajya muri abo bantu ukabajyamo naye nkajya mu barozi kugira ngo nivuze menye n'uwabikoze urumva se nanihorere ntabwo umuntu ushaka kukubuza umugati uhita wumva utagira gusa icyiza nari muzi kuko ntabwo twahuzaga kandi n'uburyo yabikozemo nabwo narabumenye ntese mbimenya wabimenye ubibwiwe nande nawe ni ibintu byikora urumva yari umukinnyi w'umusiniya muri ekipe bamugenderaho cyane ariko asigaje umwaka umwe muri kontara ye shampiyona itaratangira arababwira ngo sinzagaruka amafaranga mutayazamuye prime yanjye mumpa ibi ni yari n'umutipe mukuru kabisa yari umusini iki gihe shampiyona iri gutangira bari muri zone exception rero badiringa nibwo ikipe yanyegereye ariko naje nka backup ngiye naje nzaba umusimbura w'Steel ko n'umuntu bubahaga cyane ngiye magera nta kibintu mwanya ngende umuntu wizere mu gukora ni umuntu ndusha mwigiraho nimba nkurusha nawe ukanyigiraho ikipe precision arayibona kwa kundi imbere ko shampiyona itangira imikino mukina yego kujya muri mood kumenyana Steel mwiga ama tactique mutazarbigishije izo match rero nizo abaturage nyine n'abacarenginze ama equipe ndatsinda kweri zaye precision nitwara neza cyane ariko cyane none wa matipe aramubwira ati baramuhamagara kuri phone abafana ati nushake nuzagaruka abaza bagenzi bise no kubera icyo bashaka ko nagaruka taje umuntu kurenze to nani wanagikandagiramo n'abaturage hafu umuntu kigiyemo umutipe nawe agira ngo ni brag abona ayoboze ntabwo akimuhamagara ubwo nawe wari wamugiriyeyo kinaje n'umupira wanjye nese nari muzi kiko naje muri equipe ndi mushyashya ntabwo ndanamubona yaratashye muri vacances ndaza nkora ibyanjye abaturage barankunda abafana you know ngiye kubona mbona raje champion imaze nk'imikino nk'itatu kipe rwose nyifite ku bitugu byanjye baraje urumva arafitemo kontra ntabwo ari kumusubiza inyuma kandi ni umukinnyi mwiza muri Swad nabo ntabwo bamusubiza inyuma aransuhuza n'abandi bakinnyi dukora tize mbona n'ibintu cyane nyine umupira ruza ariko ntabwo ari umuntu wo gutinya ubwo turakomeza none murisha bench nawe ahari kandi nkakora difference pe nawe ageze aho anyereka ko anyubaha ari kumbeshya njye nawe bikunda umuntu uri friendly cyane ko inshuti yanjye biroroshye utishyira hejuru turabana nawe yicisha bugufi nyine byandi byo gustara bishyira hasi aza nk'umuntu usanzwe tuba inshuti tugatahana none tungura abantu bapingana gutya mu kibuga bahanganye kutari inshuti ariko yari afite target yo kukuroga byaje kubigeraho cyane arakuroga yakuroze iki hanyuma haje yakuroze kuvunika byave nakubwiraga nyine twahereye nibwo champion ihagaze fazari tutarataha neganye nko gutwara nko kwa gatandatu twari ku cyumweru umunsi neganye gutaha kwa kabiri ngewe n'abandi bakinnyi batashye muri kazi dusigayemo turi bakeya no Godioze nimba yaraziciye simbizi zari zacitse pe ambwira ati Fred wanije Godioze nkajya mu gatize k'abasaza urazizi muzo ku cyumweru z'abavetera ziraza ryo kubi ati nari ubwo nari kuri telefone ati sifate zihariye
kandi wibuke nawe ko barugera aho ngaho urumva ko guhita zifata aragenda. Rero muri football nano niyo umuntu yakuroze buriya cyane cyane uburozi bwa football bwicwa n'amazi. Sinigeze ngira ubwenge bwo kuvuga ngo za godiyo nziraze mu mazi nkurikije ukuntu ari inshuti ntabwo nari kuvugira. Frere hari ibintu uravuga bagira ngo ni filime urimo kuvuga amazi akica uburozi. ndaza kubikubwira none se nturakenera equipe ugasanga baro we iroroshye cyangwa se irakuremereye, opponent iramuremereye irakoroheye, cyangwa se we irakuremereye iramworoheye bite n'uwaroze. Nge nabyo nzi ntabwo wabimenye. Muri aya match ugasanga umukinnyi wizeye byanze naze n'ahantu ari wari kubona yirukanye nyuma y'umupira gusa tu kuba ati byanze yego umuntu utazi umupira no uvuga ko nyine byanze turi ko tutatuzi impamvu. Urumva se nkuko umutipe rero arayijyana arayigarura kuko niba utaye kuwa kabiri mu gitondo twituye kwibura umwitozo abakinnyi basigaye bakeya n'umutoza wungirije arahari. Urumva amaze imitsi nk'ibiri ntakina shampiyona yararangiye fazare. Yego ngiye kubona nubwo nambaye gode nyine barasakuza bavuza induru bikanze nanjye ndebye mbona niko byagenze. Tukoze ikintu cyabaye mu nshuti wanjye twaranaga yese mwataka bararwana simenya bikoze nyine yibeta barwana cyane mitinge kwa muganga. Ngira ngo urugendo rwanjye nuko rwarangiye muri equipe narivuje biranga nkakira ejo bikanga bya vistire. Aha warugeze aho utubwira ngo nawe washatse kugira uko wihorera byagenze gute? Ngiye nkubwira ariko buriya ntago ndi umuntu ubuzima bujye buhindura. Ngiye situation yose nacamo uko yaba ari mbi kose ntago igihindura personality yanjye nuko nizera ntago ko nari umukristo tuyange ngo ndi gutinya Imana aya nizeraga ko nzakira nkakina nyine mbaye bikoze hari n'inshi yamemukiye nyine n'ubu burangira byanze. Abatubwo nyine niyo nzira yahisemo cyo nzakora nzahindura equipe umuhungu ko hari igihe uhindura equipe wenda atakigufiteho nuza ugakira. Urumva nuko byagenze njye ntabwo nigeze nihorera cyane cyane ko niyo natahaga mama njyana gusenga abantu bahanura watubibaze bavuze mu rusengero ngo umwana wa mama runaka araruka. Urabyumva ukagenda utinyira kuri icyo kintu. Ariko n'ikintu gihe abantu banzi ntabwo ndi umwana mu wakiri subizi ariko ntabwo nigeze niyandarika mu micere yose. Yego sibyo se ntabwo ubuzima bubi ngiye bwose nabamo ntibwahindura ngiyeyo indani. Ngira ukuntu mbayeho kabisa ntabwo ndi umuntu uvuga ngo ubuzima bwarangwise narababaye ngo nararakaye ndi umurakare ngo nakora iki ngiki kugira ngo mbeho. wakira ibije nta gihunga. Ndakira kabisa receive ahubwo niga kubana nabyo. Yego n'uburyo nabivamo. Ubwo n'uburozi buri personal bwa timu z'abantu usanga mukinana bashaka kurugana kugira ngo umwe yicaze undi abashe gukomeza. Mu burozi rero buri en general mu makipe ari nabyo bikunda kuvugwaho cyane. Ibyo bintu bibaho tujya twumva bavuga ko ngo harabajya mu marimbi ngo harabagenda ngo bikoreye ibiki n'ibiki. Ibyo ni bya kera bitubwireho nyine tubitubwireho. Ibyo bya kera naye najyaga mbyumva. Bahinduye version biri upgrading. Ibintu byose muri iyi si bigira upgrade for sure. Urumva se naye najyaga mba ngo marimbi nta musare kijya kugera mu irimbi. Urumva se ariko wasanze bibaho. Narabyumvaga byo wenda sinagize amahirwe cyane n'abantu ba kera ngo mbimenye. Ko ngiye nagiye muri division muri 2014 ubwo ninje division ya lisansi muri federation ngo ndumukire. Agenda rero iki gihe abanyamahanga mu Rwanda babagabanyije babakinnyi dutangiye kubona umwanya abakinnyi b'Abanyarwanda kandi abanyamahanga kenshi nibo bazanaga iyo mico.
urumva yabazanaga iyo mico rero iyo marimbi igihe ntabwo mbizi ibyo nzi ni version wenda yakurikiyeho nyuma yaho tubwire nyine version nshyashya none ibyo twari tuzi ni ibyo ibyo ngibyo nyine biri byo byo mu marimbi n'ibiki n'ibikona niba ari n'ibiki ibyo nimba biba bigeraho bihera bigira bikora twebwe tukaza wenda batwereka aho duca n'ibyo dukora ariko ntago ibyo ekipe nta muntu ujya kwirimba igeze wenda nimba iby'abakinnyi ku giti cyabo aribo bajyayo sibyo ariko ntago ikipe muri rusange ntago ikipe yose ajya korera mu irimbi wenda ari imigenzo dukora iyo niyo dushaka kugira ngo tubwire urumva kandi rezili tukazibona gusa aho nagiye bibaza ngo kubera iki kipe iroga n'itsinde ninde ba yaroze yirusha imbaraga abantu rutana imbaraga buriya nkuko na uyo ngo arapastira arabasenga bigacamo arabikanga n'abaruza arabaruga bigacamo cyangwa se bakarutana imbaraga ariko se Fred ni nabyo President wacu yavuze bwase ariko kubera iki niba uburozi bukora kuki tutagenda ngo tubone ngo Amavubi yagiye mu gikombe cy'isi cyangwa yatwaye igikombe cy'isi watayibaza kiretse nimba u Rwanda dutaburozi burusha Tanzania cyangwa abakongomani cyangwa abanyamali cyangwa abanyaburkina Faso ni hehe uzi bukora cyane ibyo nabwiraga nizere ko bararutana nyine ni hehe uzi bukora cyane ku makuru wumvishe ukiri iyo hirya ntago nze burozi bari mpuzamahanga ariko kandi twiyambazaga muri Kongo za Tanzania sinzi ngo ni mu mbuto dide ngo Kongo yagiye mu gikombe cy'isi afata abarozi bose abarozi beza 9 abategera indege oya bagiye mu gikombe cy'isi ni cy'Afrika ni cy'isi abategera indege abagezeyo batsirwa ibitego bingana n'umubare w'abarozi none gahibaze akumbase angera uvuga ati izo mbwa nagire mwe bategera indege zigumaho babasigaye igitagaje uko babasanzeyo ese byabayeho cyangwa nta nimwe by'inkuru iyi ni story nzi ntago nari muri icyo gihe ubwo babizi impamvu nkubwiye kandi nabikubwiye ngo nimba yizera ko Imana ibaho n'imirimo y'Imana ikora Satani abaho kandi imirimo ye irakora niyo mpamvu ibaho nyine yego mwabigenzaga gute ngo nsubiza abantu kubona kibaza ngo iki Afrika idutwara igikombe cy'isi cyangwa se u Rwanda rutajyayo najya mbikibutse ko amaro zararutana n'imbaraga zirarutana rero wenda muri abanyaburayi na za Amerika yafasha kutajya mu bapfumu bino byacu bagiye kuraguza bafite Illuminati ntabwo ari ubwa mbere yumvise Illuminati n'imbaraga z'ijuru ndabyumva ariko se nabihamya ntabwo nabikoresheje rero nimba impamvu ugomba kwihamya n'iki nimba imbaraga z'Imana zikora ngiye ikintu kimwe ko n'imbaraga z'umwijima zikora nuko n'iz'ijuru zikora iz'umucyo zikora yego urumva ubwo rero Illuminati nizera wenda kiturusha imbaraga noneho batusha n'ubukungu baranategura urumva se hano kwera ubuzima urava ku ishuri urajya kuvoma urarya rimwe ku munsi sibyo se ugere ko mwitozo utahi wanyu usanga imibanire y'ababyeyi banyu sometimes nimeze neza kurya ugasanga umuntu akuze gutyo akisanga muri equipe nziza y'Amavubi ntago ajya guhangana n'umwana akuriye muri mu academy ka Arsenal cyangwa ka Real Madrid urumva se yego wateguye kuva ku myaka 4 arya neza bamwereka ko batera urumva se yego nta kintu kibazo umutima uri clean ntago muzajya guhangana no mu kigo ntago mumunganya yego ibitekerezo ushaka kuba ufite impano ariko uburyo iteguwe birakonta kuko ajya gutekereza ati mana yanjye amafaranga cyane nkiri mu kibuga hagenda cyenaga ndikibaza noneho iyi prime ndayibona udufaranga ko ntukeneye wenda mu rwego imizuko cyangwa urugweto rwawe yuko nuko urumva n'indi bumutwe ni rezilita mbere yuko nzikorera yego ntago n'uwo wajya n'ikipe irimo umukinnyi udafite ibibazo by'amafaranga y'inzu dufite ibibazo by'imyambarire dufite ibibazo by'imirire we
focus ari ku gapira araguhita. Ni difference ikunda kuba ku banyafrika n'abanyaburayi. Uko mwabigenzaga ni icyo nshaka kugira ngo nyinjizemo. Kunda amarozi nawe. Oya ni ibintu buriya ikintu perezida ashobora kuvugaho ni ikintu gikomeye ntabwo apfa kuvuga ku bintu ibyo ari byo byose. Ukuntu twabikoraga ntabwo ari uburyo bumwe kandi buri wese yakora, buri kipe yakora ku buryo bwayo wenda. Bitubwire nkumere nka babandi bicaye hejuru. Kandi iri gisheke kiriya yego cya kiboro cira amaze kumira irashuga. Hari nk'iboro batuzaniye byumutse nka biriye baciriye byinshi. Dufite match mu gitondo twicanga icyo nicaye twicara hasi akaziga ka mbere aka kabiri abakinnyi umwe kuri inyuma nyine akara akaziga Chris amahereza wood abandi bakiyafata za bougie abagaridiye bazanije iboro barabicana. Urumva cyabishiki bacire byumye barabicana haza umuntu nyine n'umupfumu n'igisimuzi hari igihe yavugaga twe dufashe za wuti na za bougie byo bintu biri kwaka. Urumva se yego birangije birazima hari nka saa 5 z'ijoro ndabyibuka. Tujya gukina ahantu kure mu gitondo tugeze ikipe dutsinda igitego tufata ibyo bintu rero nta nubwo bikora n'ubufu abakubise bakibafatira. Tugenda ari kuri bench ntabwo nari mu kibuga. Ikintu cyabaye hari izuba n'iri ngiri ngiye nangira gutitira kugira imbeho ngiye kubona mbona bagenzi banjye bakonje ni ku zuba gusa ahantu hari mu misozi ndavuga ati wenda birashoboka. Mwana twaratitiye turatitira pe imbere twica ko turebye abona kabaye umurozi waba amenye marafatana umurozi waba abarenzeho. No duhengereje tubona opponent wa bench wabo yambarira shasibire gusa abanyuma n'amageze bo barashyushye. Ati se ibintu bibaho kujya dawe mwese muhaguruka mujye kwishyushya ku munota nko 20 pe twese nta numwe uvuyemo n'umuzamu wa kabiri tujya kwishyushya ariko amenya afatanye nk'abantu bari mu rubura. Tugiye guhana tsona na coach wacu yambaye n'imipira yacu ubwo yambaye. Ibyo byabayeho coach nyumva coach yararenze ibintu nk'ibyo. Coach aravuga ati yoreza umutoza wungirije yarabwiye ati mwihangana agiye kubikurikirana. Urumva se yego ko coach bamuhaye backup wenda bya biboro twakoresheje nijoro kushata turamubuze iminota nk'itanu. Iminota 5 agarutse imbere irashira tubaye bazima dusubira kwicara. Coach atubwira ati ngamwe rero umutoza w'ira equipe murebe tumurebye tubona umutoza w'ira equipe boza amahoro. None ikipe mu kibuga sasa rero tuyicukira turayataka kweri turayishyura. Urumva se dezo imito tujyamo njyamo nabandi tikubita n'icya kabiri n'icya gatatu. Murayisoza match irarangiye turasuzanya nyine coach aravuga ati nimusuze ura mutoza fair play nyine nimuyitange umutoza w'ira equipe. Turabyirinda dusohotse muri vestiaire tujya muri kwasiteri yacu dusanga igicumba umwotsi. Ese imodoka yahiye byagenze bite tugiye dusanga nyine bya biboro twakoresha n'ibyo turi gucana n'ibyo birimo n'undi babicanye simuzi. Gusa ntekereza ko ubwo babicanaga nibwo kashi twabazima imbere irashira turanatsinda. Urumva se abantu kit manager banza gukura vanyo ibintu bitanze turangaza birabura akanya gato ubwo bya bintu niho riba bicaniye. Bateretse akantu kakuma bicanira ntabwo bigurumana nyine ko byumye bita byakagata biba umukara. Yabana twadusubiye amahoro mwatsinze. Ubwo ni uburyo bumwe kwango ubwo numwe ni inshuro imwe y'uburozi. Indi nshuro
n'umunsi twagiye gukina na ekipe nibwo Burozi niyo mbutekereje right now ndaseka niyo story ya mbere yansekeje konsetse ntarayumva imyaka yose nakinnye umupira niyo story numva navanyemo idasanzwe muri football. Umunsi twari dufite match kwa Stella Parikariya twabaga muri lokali basomye liste y'abantu 18 bagiye kujyaye gujya mu kibuga numva abakinnyi twambaye neza tugenda byibuka inkweto bita Air Max yazigezweho hafi equipe yose twaguze ama Air Max twambaye neza kabisa twavaye twakarabye twikozeho tuzo kwa Stella barabati no akinjiramo mugaruke tujya muri salo bavana minebe bazana ibase y'amazi imwe ubwo ni ikipe yanyu muri rusange bazana ibase y'amazi nini pe babati mwese muvane imyenda kivana bafata y'amazi amenamo akantu kameze nka kanta wana kanta za kera zudufu zudufu turi mu tuntu duto y'ikono kameze nka kanta bamena muri y'amazi yatase umukara atamera nka mukaru ariko nyine yakarabye ntabwo bigusigaraho yego ariko nyine asa umukara y'ubwayo nka mukaru mbese avuga ati mumeke nshobora ko mwese ko muri 18 mwese mukarabyeho turakaraba kandi ukaraba umubiri wose umutwe hagere ku gihimba ahantu hose ngije kuri amazi yarahumuraga pe yari nka parufe gufata nka parufe n'ibihumbi bingahe ukazivanga ahumura hande n'umuntu uri nko muri metero magana ngayo ari kanta no konenuka ntabwo yari kanta mvuze ko ari mu kantu kameze nka kanta k'umukara y'amazi yarahumuraga twaragiye turahumura bien kugira ngo umuntu arwaye nka sinazita yahita apfa yego turi gupika pe turangije turambara tujya mu modoka turagenda abasifuzi baza gukora check up muri vestiaire yumva turahumura yabanaga parfum iteye ni fresh ndabyibuka umusifuzi wo ku ruhande yabimbwiye ndi kumwe n'undi mutipe toga yabanaga parfum ni fresh kabisa tazi ko ari dawa niko mwazitaga none tuva muri bisi abafana twari twakiriye ko twabaga kureho gato abafana baraza badusuhuza nyine ngo muri guhumura numva ko duhumura tunari tujya ku murongo kumwe dusuhuzanya abanza basifuza nyine turabasuhuza tujya kuri opponent none tujya kuri opponent tubona turifata amazuru ngo tuyikunuka toilette kuri babandi mwe mugiye guhura ikipe tugiye guhura turi kunuka amazirantoki noneho mbona abakinnyi dukina batangiye guseka ati ibintu bibaho ndagika ikipe yari ikomeye bro twarakurikiranaga twari nk'aba gatatu ari iya kane kandi yagombaga kudutsindika ducaho yari ikomeye iki gihe yari imaze nk'imikino nk'itanu itsinda kandi byinshi ebana twari kubisa ibitego bine ariko kwitsinda si yari inkuru bakwasaga bari uzubona kwataka ari muri ariko nukirwa nyine twari muri kona abakinnyi bacu bakwegerana nka babiri wabageramo kumva nko gufata ngo bumvaga ngo gufata amazuru kayashyira muri toilette ndani hasi rumva niyo story nsetse nyine twarabatsinze handi akwataka afasha amazuru rumva mu rwataka ari kunukirwa yafunze amazuru kandi ari kwirukanga igihe hakiri gukora bakisanga nambaraga bafite nyine turi kuganya amadueli byoroshye nk'abaniterarije ewana twarabarangije kabisa ibyo bintu ni ibintu wiboneye kandi wakoresheje narabukoresheje nari ndimo kame mu kigihe nanatsinze mu bitego bibiri n'uburozi nibone n'amaso yanjye nakoresheje bwanangaje to ubwo nese ntinyamo ubundi ubwo ndi kuvuga ari nka match ndi twakinnye dukina na equipe iyo yatera ball ko baniroroshye twatereka turemerera urumva
tugakina washaka gutera nka ransi utera baro hakurya iwana yiga gusa imbaraga za danje ariko bo yakora gato ukabona umupira wagiye yego turavuze twariye ubugari twariye amafiriti iki mwe mwariye iki iryo bisanzwe ubundi kirazira muri football kurya ibyo bintu kirazira ufite match cyangwa tize kurya ubugari kurya ifiriti kurya ibyo bikomeye bifata mu nda nko kawunga ibijumba n'iki ibyo bifata mu nda ahubwo wabirya nyuma cyangwa byoroshye uri kurekipera ubundi urya wenda umuceri agatoki ibirayi ukabirya mbere kandi amasaha 3 cyangwa 4 urumva se yego y'abana ndakurikiye twatera baro watera ishoti kajya n'akabana urumva se tugenda tubwira umutoza kapitene abwira umutoza atahamagara nyine umuntu we atabati mufatiye baro niyongera kurenga mufata abana papa ball boy hano batwari hanze ball boy ntago barabacu ni bari kutwumvira urumva se ari mwabasuye dufata ikipe ya football 5 ngira ngo 5 urumva se baro ziri nka hariya bazegeranyije muri mita team manager wacu ibini kit manager bamubwiye banga fata amazi byo nabyo amazi icuburuza fata amazi agenda za baro atazimenaho uzi nambara bayise kamwe kari byo bakizimena amazi abakinnyi b'ikipe baba benchere baje kurwana namo kit manager habi nambara atari polisi irakiza kandi ibaze kumena amazi kuri baro gutana urwana nuko ribaza ibyo bakoze voilà tugira deze mita ikibuga twaragicuritse pe match turayirangiza mwayirangije mu itsinda twaratsinze mwasinze bingahe 2-1 numva ariko twibara ntabwo agendaga ikintu twabonye ko baro tari kugenda iremereye tujya kudefanda bakiducirikira mpaka bakibonye ntabwo bari maze koroha natwe umuriro warabakitu okay ubwo ni muri ubwo buryo na nubu biraki si wenda ushobora kuba ukiganira n'abakinnyi bakinana no niyo simbamo na nubu biracyariho cyane wabibayemo ubigenderamo usanze bitanga umusaruro cyangwa ni scam ari umusaruro wako kanya ariko ntabwo umusaruro hazaza kurumva nimba uri umwataka kabaguye akantu ushyiramo isogisi kugira ngo ubone igitego uri umwataka w'amarozi nta skills ufite tugeze yego kandi noneho tukibaza n'ikimenyimenyi ugiye bibaza impamvu abakinnyi bacu bagera hanze bikabananira hano mu Rwanda tubona barenze turabure ni ku kibona ukiri mu Rwanda ukana kaza umupira nyine aratsinda buri munsi yajya nko mu Barabu none batazi n'umupira ivugira Abarabu gusa n'ugiye Burayi kabona aragarutse nuko nta burozi afite kamwe ashyira musogisi yakabuze saragategera indege buri munsi yagaruka kongera kabakupita koko kubera ko yamaze kwica mu already na mupira ze afite izindi mbaraga yize izindi mbaraga akoresha kindi nimba nawuzi yamaze gupfa mu mutwe yumva ko uburezi budaratakina akishidikanyaho kandi football atangiye kwishidikanyaho nta cyizere bigirira abo warangiye yego impamvu rero ikibazo abantu bakunda kukibaza ngo why abakinnyi b'Abanyarwanda badatinda hanze ntabwo ari bose ariko majority usanga ari iyo ngiyo bizere ko uburozi ni ikintu gishobora kugufasha mu gihe runaka cyangwa se n'ikintu gufasha kuko nacyo kigira ingaruka kuko nk'uko tuboro ukinana mu masogisi ngo ubone igitego niyo bakuvunnye gafite ntushobora gukira kakaguru karimo wirinda ko bakavuna urumva se yego buri kintu rero kigira igitambo kigira inyungu y'ako kanya ariko ntago ari garanti ibyo urumva ni ibintu byatumye bigira ingaruka ku mupira bikanica n'impano
zagashoboye kuba zitera umupira kuko ndakuzi ukina umupira rwose umupira wari uzi pe wari uwuzi ariko biza kurangira bigishwe n'ibyo bintu majorite urumva ko ari byo binini cyane niyo umuntu ashobora kuba yakurogesha kugira ngo utakaze ikintu ukunda unashoboye biba byabaye too much. Ubona nk'umuntu wabibayemo ubona igisubizo cyaba ikihe kugira ngo bibe byacika? Ntabwo twafata urugero kuri njyewe kubera ko byatumye ndi ku mupira ni ibintu bitatu nabivuze. Harimo discipline ntagizemo uruhare, kubura support y'abantu bankera igitsure, harimo amahirwe make yo guhura n'ayo marozi, sibyo? N'indi mpamvu ikomeye cyane yo ntabwo nayikubwira nahise akadomo ndi ku mupira burundu. Ye ni ibanga ryanjye tujya nsezera umupira kubera umuntu ikinera nkoreye tu. Izo ni impamvu ntashingira ko kureka umupira kwanjye bafata urugero kuri njyewe, ariko experience nabasangiza nko yarumbajije ntabwo umujene mutoya ukina umupira right now uzika zawo kintu uri mu nzira, ntabwo football n'amarozi nubijyamo football yawe zaba limit izajyana itarenga. Yego. Already n'icyo bari gukora ni inzira z'umwijima. Ikindi uzakina aho ngaho nyine gusa, uzaguma aho ngaho kuri level imwe, kuri iyo level imwe yonyine. Inama nagira nk'abantu bari bakiwukina bazakurikira kino kiganiro, yize umupira, nimba utunzwe n'umupira mu gitondo ari entraînement, nimugora entraînement, uzi ko ufite impano y'umupira bigaragaze, ugiye ku gatuza uvuga ati mfite famille, mfite icyo nagezeho kubera umupira, kubera gukora kwanjye, apana kubera inzira z'umwijima. Kubera iki usanga majorite kenshi baba bavuga n'Imana, ubona banaserebura sometime, ukabona banasenga, kubera iki bizerera muri ibyo bintu kuruta uko bakwizerera Imana? Nuko Imana idakora kurusha ibyo bintu? Difference nikubwire rero, Imana ntabwo uri kwisenza ariko gusubiza ku kanya. Imana igiye byishingira yo gusubiza, ariko inzira z'umwijima nimba wishiye ushobora guhita usubizwa ku kanya. Difference wenda nta mugisha birimo, ni byako kanya, ni byishimo byako kanya kabisa. Bitandukanye n'iby'Imana, nubwo bitinda kuza bije, ni umugisha nyine, ni blessing umugari. Difference. Kandi abantu benshi bumva ngo ni mpemuke ndamuke, babifuza gukora ikintu cyose cyatuma basurvivinga. Hari abayobozi bashobora kuzareba iki kiganiro mu nzego, ko urumva ikintu cyavuzweho na perezida ni ikintu gikomeye kandi kinariho, bifitiye amakuru, kandi nawe urabihamije ko ari ibintu bibaho. Hari umuntu ushobora kuzareba iki kiganiro ari muri izo nzego z'umupira, ndetse I think so kuba nabizi, nicyo wababwira? Ikintu cya mbere nababwira, amarozi akoreshwa n'umuntu utizeye, abo umukinnyi, abo umutoza n'umuyobozi, umuntu utazi ibyo arimo. Yego. Ubwabo bishidikanyeho, sibyo se? Bazi urwego rwabo muri ibyo bintu, bazi ubwenge bwabo bigarukiye, niyo mpamvu yambaza izindi mbaraga. Njya numva n'abantu bavuga ngo twubake ngo abana bakiri bato, hari ikintu birengagiza gikomeye cyane, gikomeye kuruta ibindi. Mu Rwanda ikibazo ntabwo ari abana bakiri bato, si abana bafite impano, ni ikibazo cy'abatoza. Abatoza mu Rwanda barakinnye, cyane cyane abandi duca mu maboko bo hasi, bo mu byiciro byo hasi.
barakennye mu mufuka bakennye no mu mutwe kubijyanye n'ibyo bintu. Biroroshye aka kanya nafata 500,000 kano kanya ko ntabwo nyiri fit kubyo nakira umupira ariko nkoze imyitozo by'umwaka 3 nkajya mu gakipe runaka nshobora guhereza umutoza 500 wahembwa 100 ngatanshyira muri list ngatambona lisansi wowe darakennye mu mutwe urumva umuntu utekereza gutyo ariko n'umufuka arakennye. Ikintu cya mbere gikomeye nka Minisiteri ya Siporo igiye gukora ni uguhugura abatoza. Ikintu gikomeye ko ndabyibuka ari ikipe nakinagamo ya division ibaze division umuntu ufite lisansi hanyuma ndi imbere abakinnyi bari inyuma tujya gukora exercice umuntu aramwita ngo twagiye ngo Zidane Ronaldinho what Zidane Ronaldinho sibyo nibiki nyine turarebana ngenda mu challenge nato tujya ntabwo nabikora ntabwo mbizi mitangiye inyuma ngiye kureba abandi barabizi ngisimbize mbona n'umuntu wari nkurikina arankurikiye inyuma urumva yego basi umuntu Zidane Ronaldinho nibiki wo mwitozo nta twari tuzi kumbwa na amacengo bakoraga tugiye gukora muri ayo makona ariko badufashe nk'idiscipline abakinnyi batanu bose b'imbere kumbu twundi tunigisha abana yakuriye ngaho urumva se yego yakuriye ngaho hari umutoza nyine ukora ibintu ukabona araciriritse nyine ukamureba zuko ushobora kuba utari umuswa mu ishuri ushobora kuba utari umuswa ufite ubwenge bwinshi uri umunyeshuri ugasanga umwarimu kwigisha ari hasi yawe urubizi yego cyangwa ugiye ubona urugero tuyo muri education ngo byumve neza ugasanga umwana famille kimeze neza wendeze ku kigo cyiza cyane sibyo nka Green Hills wenda niwe yazamukiye baka wenda mukwiza nko mu 3 secondaire urumva English bavuga noneho wenda yisanze agize ibyago yisanze agiye kwiga muri bya bigo bya 9 agiye nko kwiga ahantu nko mu cyaro usanga umwarimu waho ururimi ari hasi ye kure yego aramufeka sibyo sinjaze ko kwenda football yanjye ari hejuru y'abatoza ariko nabyo birakonta abana usanga baza umupira uburyo bwo kwabyaza umusaruro birenza abo batoza urumva umupira uzi uburyo bwo kubyaza umusaruro birenza abatoza huye nabo si bose ariko abo huye nabo ikibazo gikomeye gihari rero. Ibyo ni ibintu bigari kandi bashobora no kubite arega usanga benshi babiza ariko kubishyira mu bikorwa bikaba byagorana. Tugaruke kuri cya kintu umubyeyi yari yarakubwiye bw'abahanuzi yari yarakiriye ukajya impaka cyane witotombera Imana nyuma waje kubona ko byari byo kuko zimwe mu mpamvu zatumye ntakiri umupira nyinshi uretse amahirwe wenda n'ibindi nanjye mfitemo ukuboko kwanjye amakosa menshi nagiye nkora ku giti cyanjye yanturutseho nk'imyanzuro ikomeye sibyo ariko nabyo ntekereza ko nyine Imana niyo alpha na omega sibyo se nibizitangira ikamenya n'iherezo yego aregari nubwo ushobora kureka ibintu kubera ko wanetrarijwe n'ibindi bintu ushobora guhura n'ibintu byinshi mu rugendo ukaba wagira nk'ihungabana rigashobora kuba ryatuma unafata n'ibyemezo bikwicira avenir. In fact nibyo ngibyo ubundi ihungabana ni ikintu kibi kuko nyimara kureka umupira ikintu cyangoye no gusubira mu kibuga no gukina na karaka bavetera karananiye we nawe n'ubungu ikintu cyambere kingora iyo mwe nano bakera unase duhike nambaza nta kinambaza ugeze mu equipe yego kuruta kumva kuri radio bagiye hanze abantu bose duhe nta kintu cyo bambaza mbere kumbaza amakuru yanjye personal bambaza ikipe ngezemo bivuze ko umuntu asunzi ambana muri show y'umupira urumva se yego ibyo ngiye bituma rero nyine umuntu agise nk'uhungabanye urumva wajya ku kibuga ukaba nino bari gukina
kubona nawe ukanya gutyo umeze wakora byiza kurushaho ariko ntiwabisubiramo kuko imyaka yaragiye kameme nyine gutera guhungabana. Gusa icyiza hari ibyo nabonye, football ni ikintu cyiza, situbwiye gutya abantu bumva football ni ikintu kibi. Football itunga umuntu urenze umwe, umuntu umwe yatunga imiryango myinshi, sibyo akabaho neza, kugira ngo abahungu babayeho neza no mujyi n'abakinnyi bashora imbaraga bakinjiza amafaranga. hari n'abamvu banarangiza bakiri batoya. Ntekereza ko nk'umwana wanjye w'umuhungu ntabwo azahura nabyo keretse bibaye iki, ariko igitsuri izo nzira iyo support yose nabuze nzaba nariteguye, nzi ko we aho nagize azahagera. Yego agomba no kuba yizera Imana cyane, nicyo cya mbere. Numva ibyo nanyuzemo ntabwo azabinyuramo. ufata ute Imana mu buzima bwawe? Imana irarenze, Imana irahambaye, ntabwo wabasha kuyisobanura, sibyo? Ahantu irenze ni uko uyisaba ibyo ushaka ikaguha ibyo ukwiriye. Ahantu hirenze.